Reka tubakire inshuti bakozi bagihundwe gospel kuri uyu munsi wa none tukaba twagarutse ni mu kiganiro cyacu umaze kumenyera muri benshi cy'amateka yo hambere yaranze itorero rya Pentecote mu Rwanda. Turagira ngo rero muri iki kiganiro cyacu kuri uyu munsi wa none tuganire tuvuge ese mu bihe bya covid mu bihe bya gicyorezo cyari cyarateye ku isi hose kikagera no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ese mu itorero rya Pentecote ho byari bimeze bite, byagenze gute, umurimo w'Imana warahagaze cyangwa warakomeje, ese abaririmbyi inanga barazimanitse hejuru barazimanitse barazibika ntibongera kuzikoresha cyangwa ntago bamanitse inanga zabo bakomeje kuzikoresha, ese ibihimbano by'umwuka byarakomeje cyangwa ntibyakomeje, ivuga butumwa ryari ryarahagaze cyangwa ntiryahagaze? Ni muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Niyugakiza Josué, ariko reka tumaze duhamagare Korari ya Speak turuka hari Murangi ibanze duhereze igice cy'indirimbo, turagaruka muri iki kiganiro kiza twabateguriye kuri uyu munsi wa none. Watubwiye yuko
nuko rero dutangiye ikiganiro cyacu muri uyu mwuka mwiza, muri ubu buryo bwiza, muri ibi bihe byiza, mubona uburyo korari zari zihagaze, zari zimeze mu gihe cya covid. Tukaba tugiye kuvuga ko ku gitaramo, ku giterane cyabereye mu itorero rya Adepr Kamembe, muri paruwasi ya Kamembe, aho bitaga mu Burunga kera. Ariko iki giterane cyari cyarateguwe na Korari Bethel. Bethel akaba ari korari ya mbere hariya i Bethel niko hitwaga, akaba isigaye ari kuri paruwasi ya Kamembe ifite amatorero menshi kuri uyu munsi none iyobora. Korari Bethel yari yateguye igiterane itumiramo korari umubyeyi w'amakorari yose mu Rwanda, Korari Bethania. Iyo mvuga kuri Bethania ngenda buke yuko yuri mukuru uburi mukuru, iyo urenze uburenze. Imana niyo nimba yakuzamuye ikakugira mukuru uba wabaye umubyeyi nyine. Korari umubyeyi, Korari Bethania yari yatumiwe na Korari Bethel kugira ngo baze bafatikanye mu gitaramo bari bafite muri ibi bihe bya covid. Igihe covid yari itangiye kugenza bukeya, amabwiriza atangiye kugabanukaho bukeya, batangiye kuyoroshya. Korari Bethel baravuze ngo twe guheranwa n'icyorezo wenda kibone nkaho cyatuganje, nkaho gukorera Imana byaratuvuyemo cyangwa ngo twarabyibagiwe, turacyafite imbaraga zo gukora Imana. Bategura igitaramo kinini, batumyemo korari umubyeyi, Korari Bethania. Barahageze rwose barigaragaza, berekana ko korari ko ari ababyeyi. Abantu bongera kubona uburanga, bongera kubona isura ya Korari Bethania, bongera kumva wa mwuka wa Bethania, bongera kumva za ndirimbo z'uburyohe za Bethania zo hambere, bongera kumva kuri ya mpumeko y'umwuka wera yo muri Korari Bethania. Byari byiza cyane rero muri iki gitaramo ndetse ntabwo ari Korari Bethania gusa, hariho na Korari Baraka yari i Bethel, yahariye muri paruwasi ya Kamembe. Korari Baraka nayo ni korari ya kabiri yahariye mu itorero rya Bethel. Aya makorari rwose bahimbaje Imana, abantu bongera bumva bakozwe ku mutima. Reka rero inshuti bakunzi bagihundwe gospel, ndetse hariho n'umutumirwa mu ijambo ry'Imana, muramukurikira muramubona muri iki kiganiro. Twavuze ko tuzajya tubazanira byinshi, tubagezaho byinshi, uburyo umurimo w'Imana ugenda uzamuka, ugenda ukorwa hirya no hino no mu bihe byatambutse, uburyo byagiye bigenda. Rero inshuti bakunzi bagihundwe gospel, tuboneho no kubashimira uruhare rwanyu ndetse mugira mu gukurikiranira ibiganiro byacu ndetse no kubisangiza abandi. Imana igibahereza umugisha. Imana ishimwe cyane kuko ibitangaza yakoze ntacyo twabona tuyitura. Turagushima Mana nziza, ibitangaza wakoze, waturinze
nkeya ku byuma. Twibuke iminsi twabaye mu rugo turi kuburuka tuvuga Imana neza, ariko Imana iduhaye gutera. Haleluya. Reka tuvuge ngo unastahili kuabudiwa Bwana. Wewe sifa zako Bwana, utukufu ni wako. Unastahili pewa sifa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili bashimira Imana, hanyuma tunahimbaza Imana. Ndagira ngo twese iteraniro duhagaze, kuba bamaze kwinjira mu rusengero duhagaze twese twifatanije na worship team. Turari ku mushumba wa paruwasi ya Kamembe abe hano hafi kugira ngo ashimire Imana kubwira iteraniro duhaye, ariko kandi anararikira Imana kuza kubana natwe muri gahunda zose tugirira mu nzu. Haleluya. Se umwami wacu Yesu Kristo, Imana rukundo kandi Imana y'imbabazi, tugushimiye neza ya n'urukundo rwawe, tugushimiye ko twitayeho, tugushimiye ko banye natwe mu materaniro ya mbere, tugushimiye kandi ko wongeye kurukira ko natwe muri iri teraniro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo ineza yawe twari imitima yacu, twemere gucishwa bugufi imbere zawe. Haleluya. Twigarure natwe tukugarukire, imitima yacu yemere kuyoborwa nawe. Buri muntu wese ugira icyo avugira ngano, ugira icyo akorera, agikore agambiriye guhesha icyubahiro, afashijwe na Yesu Kristo ndetse n'Umwuka Wera, yemere kugendera mu bushake bwawe. Twirukanye ikitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Usabye ingabo zo mu ijuru zize tugote, kandi amahoro Yesu Kristo atanga twari imitima yacu, nako ducishwe bugufi imbere zawe. Turi ubwoko bwa nawe, tubere umubyeyi, byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Haleluya. 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 Twakiriye mwese mugeze mu nzu y'Imana muri aya masaha, ariko kandi ndarika abaririmbyi ba Korari Bethel kugira ngo babe hano hagufi, tugiye kuririmba indirimbo yo gutangira iri teraniro ryacu, kandi turayiririmba iteraniro twese duhagurutse. Hanyuma ntangira itangazo dutangira, abadiyakoni babe hafi mu iteraniro kugira ngo abana bakiri batoya bahagurukire abakuru. Hanyuma hejuru haracyari imyanya no hasi haracyari imyanya, ariko kandi abana ntibicare, abantu bakuru bahagaze. Hari n'abandi nkibona baza, ubwo abadiyakoni babibere maso. Hanyuma rero iteraniro twese dutangira iri teraniro ryacu, nifuza ko twese duhaguruka twifatanya n'abaririmbyi ba Korari Bethel mu ndirimbo ya 271 mu gitabo cyo gushimisha Imana. 271 niyo ndirimbo tugiye gutangiza iri teraniro. Hanyuma turafatanya na Korari Bethel kuririmbira Imana ndetse n'iteraniro ryose muri rusange. Karibu abaririmbyi mutuyobore, hanyuma iteraniro twese
twese dufatanya n'abaririmbyi guhimbaza Imana. Imana z'Uwiteka nziza,
bazakena. Yijere mbi wicare reka nkubwire umusore witwa Munoni atari yategwa ivayo ni weho nzi atari yaterwa Amunoni yagendanaga na mushikiwe bakajana gusenga ariko tugende gakeye se niko ndabu wawe waza ngo bakajana gusenga bakajana ijambo turiho mwari beza ikinjiye nicyo kibi nta muntu muburi hano ahubwo ikinjiye nicyo kibi nicyo tugiye gufatanya kandi murwanye satani nawe azagira ute azabahunga ngo barasengana umushiki we yuzura umwuka kitari cyamwinjirana kuvayo kitari cyamwinjirana yuzura umwuka arawuzura ngurikire ntugire isoni arawuzura aragenda arawuzura yewe mushumba arega namwe mwararenganye arawuzura akaja aragenda ngo bagashima Amunoni ati ndashima Imana ko mfite mushiki wanje dusengana tukuzura umwuka maze gwa satani ruracunga gwinjira muri Amunoni ngo mushiki we ngo atangira kuresha mushiki we wakubita Amunoni ngo ategura ubukwe bwo kujana mushiki we kandi barasenganye basa ntibabimenya ngo Amunoni arigwaza ngo aravuga ngo uwanjye murira ni mushiki wanje kuwa gatandatu nijoro ku manywa y'ihangu bati ngaho mushira ibiryo agezemo Amunoni arakinga araza mushiki we barabyarana igihe basohotse mushiki we tumeze ute ati musaza wanje yaratewe agize ate atarandongoye yarasanzwe akubaza se ati reka da ahubwo yanameseraga yabikoreshejwe n'iki baravuga ngo ubwo ni satani yagize ute yamwinjiye none twica Amunoni ngo mwici cyamwinjiranye bagikubitira hareba hakujya Amunoni arongera abamuzima abintore y'Imana data yabantumyeho ngo arasohora icyabinjiranye kugira ngo yinjiraho ndakuruhije se enda nguhe 500 niba nguruhije uzashobora ariko uzayakoresha kandi aricyo ndi kubaganiza tugiye gufatanya duhamagara Imana mwatorero mwe muri beza yemwe bashumba bari hano bano bantu ni beza ikinjiye nicyo kibi icyaseseye nicyo kibi icyapanze nicyo kibi ntugakine na diakoni wakoze imyaka 40 kuwa 41 akaba yirirwaga mu rugo ku cyumweru ngo ugire ngo niwe ni icyamwinjiranye ntugakine n'umuntu uvuka icyangugu iyo agakiza gaturuka agatangira yambaye ibigeze ku birenge none akaba amaze kugeza hejuru y'amavi ntabwo ari we ni icyamwinjiranye umwanzuro ijuru ryafashe kuri uyu munsi wo ku cyumweru tariki 21 ni ugufata icyo kinjiye umwuka akagisohora nzabakuramo aragikuramo nzabakuramo umwuka mubi mbashire mu mwuka unama dusenga Imana unama duhamagara Imana nta byakwinjiranye nta bikurazaga kwijoro nta bigufatiraga abana nta biraraga birakwirukaho nta nka ziraraga zirakwica nta mbwa ziraraga zirakwirukaho byarakwinjiranye nta hene zikuraza kwijoro nta bagusoma kandi udashaka ni byakwinjiranye nta biguhamagaraga kandi mutavuganye ibyo ni byakwinjiranye uwumva hari icyamwinjiranye ahaguruka Imana igisohore yicare aho cyari cyicaye hagarara mu mwanya wawe dusenga Imana niba ufite icyo cyifuzo Imana ikumpera umugisha nawe Imana ikumpera umugisha nawe Imana ikumpera umugisha data yavuze n'umushumba ihangane wegere hino dusenga Imana nawe Imana ikumpera umugisha nawe Imana ikume urakoze mwana nawe Imana ikuvuga hakiri kare nawe Imana ikumpera umugisha nawe Imana ikumpera umugisha mushumba hamagare dofika mwumva intego y'Imana ni ugusohora icyatwinjiranye ikicaraho cyari cyicaye igakoraho cyakoreraga igatambiraho cyatambiraga ikinjira mu bana
urakoze mushumba, hamagara Imana yinjire, ibyatwinjiranye bisohoke. Mana data twese uri mu ijoro, urakoze si umwami wacu Yesu Kristo, twarinjiranwe, Imana rukundo, Imana twari beza, ijambo ryongeye dofika kutubwira emango de kosi ya bona, kandi hari ibyadufatiye abaririmbyi, ariko byiringiro bizima, hari ibyadufatiye abakobwa, byanduza ubwoko bwawe karame, genda byiringiro bizima, hari ibyadufatiye abasore, ukabesha nk'uko uyobya, ako turakunyiza amasaha ibyo byose ubisohore ku ngoma, ubw'urukundo rwawe n'imbaraga zawe ubisohore, buri muntu yezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Yego, wicaraho byari byicaye, bizima, uryamaho byari biryamye, utuyobore ukorere mu byari biri gukoreramo, umubyeyi natwe tukubera abana, urare mu rugo byararagamo, nyagora ku ngoma, ube mu banyeshuri byabagamo, nyagora ku ngoma, ube mu bagabo byari byarinjiranye, tugirira neza bisohore, twigarure natwe tukugarukire, imbaraga z'umwuka wera zikomeze kutuyobora, topika de basi ya konemango, ugukora kw'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo kuduhunge, twemere gukoresha icyubahiro. Urakoze kutugiriye neza, kandi urakoze kuduhindura ibyaremwe bishya tukabikoresho bizima, byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.
byiza cyane nuko igitaramo cyari kimeze nuko cyari cyateguwe. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye niyo gakiza Josue umutambyi mu batambyi.